Kifuza kumenya ni abahe bagore batatu mufata nk'icyitegererezo mu buzima bwanyu kandi mutubwire n'impamvu. Batatu gusa niyo barenga nta kibazo. ko ari benshi ni bose abagore bose iyo mbonanye n'ibyo bakora ariko ku buryo bw'umwihariko ngira ngo twese uko turi hano cyangwa n'ahandi ku isi hose hari utavuka ku mugore. Arakubwira ngo yaturutse ahandi ngo ntabwo yavutse ku mugore. Ntawe uwambyaye rero nawe icyo mbivugira kubera amateka mabi y'u Rwanda ya Afurika iki urabizi ko bamwe muri twe hari benshi wenda abandi hano twari twarabujijwe uburenganzira turi impunzi. Nabaye impunzi ndi umwana w'imyaka 4. Uko ibyo twabinyuzemo rero bajya bavuga abantu impunzi amakampu abantu babayemo muribuka kuva na kera ari ubwo rimwe najyaga nseka aba bantu bakomeye ku isi bakaza bakadukubita inkoni ngo hari impunzi hariya. Bamwe narabwiraga ariko mwebwe mumbwira gutyo mwe mwigeze muba impunzi murabizi muzi uko biryana. Njye ndabizi kubarusha. Ntabwo ari igihe wakwifuza umuntu kwaba impunzi. Kuko nabibaye kurusha imyaka myinshi kurusha aba bandi bose. Araba impunzi umwaka umwe 2 3 4 bagaca ibikuba bakavuza induru ibintu bigacika. Ntawe ukwiriye kuba impunzi n'umunsi umwe. Ariko jye nabaye impunzi imyaka 20 n'indi ndabyumva rero ntabwo ari byo nabwiwe. Abo tuvukaho kuntu batunyujije muri ibyo bintu bikomeye muri ibyo bihe bikomeye tukageza kuri uyu munsi ugomba niyo utabivuga buri munsi ariko mu mutwe urabyibuka wibuka waguhetse aguhungisha gukiza ibyo ari byo byose. Uwo ngo nyine haba hari impamvu ubonamo umugore wese ko anyura muri ibyo cyangwa akora ibyo cyangwa yakoze ibyo aho byari bikenewe. Reka mvuge uwo rero uwo mvukaho ariko mvuge abagore bose muri rusange. Murakoze cyane.